Ndabashohoje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amahoro y'Umwami Imana abane namwe aho muherereye bose mu izina rya Yesu. Amazina ni Pastor Alex. Nezerewe umucunguzi wacu Yesu Kristo kumuye umwanya kugira ngo tuganire iby'Imana yakize ku mutima, n'ubundi reka dusenga Imana. Ibyiringiro by'abakwizera Kristo umutabazi wacu, turagushima ko waducunguye, tugushima ko waduhamagariye kugukorera. Izina ryawe ryamamare rishyirwe hejuru. Nyemera no muri aka kanya ryamamare ku bari kure n'abari hafi, abananiwe, abacogoye, abacitse intege bongerwemo imbaraga. Urakoze kumva gusenga, umwuka wera wasigiye itorero, reka afashe buri wese, kandi urukundo rwawe rugendagende kuri buri wese rumusura ahari. Tubisenze gutyo mu izina rya Yesu, amen. Kadusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 6, turasoma n'umurongo waho wa 6. Haravuga ngo icyatumye amubaza atyo, yagira ngo amugerageze ubwe yarazi cyari bukore. Imana ihabwa icyubahiro. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo mwicare mbaganirize, ngo mbaganirize ku by'uru rugendo. Narinje kugira ngo tuganire amakuru meza ari muri iri jambo. Nagira ngo mubwire ngo Imana izi ikizakora. Akenshi na kenshi tujya tuvugana n'Imana, ugasanga ibintu tuvuganye n'Imana birenze ubwenge bwacu, birenze kavukire yacu, birenze amashuri twize, birenze ubuzima twabayemo, ugasanga birenze ubwenge bwacu. Ikindi kandi hari igihe duca mu ntambara nazo zirenze ubwenge bwacu. Pawulo yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo sinshaka ko mutamenya ibyatubayeho, ngo yuko twageragejwe ibirenze ibyo dushoboye. Hari ukuntu abakristo Bibiliya iravuga ngo nawe nzaho ikigeragezo kirengeje kwizera. Ariko Pawulo yahuye na byinshi bituma avuga ngo twageragejwe ngo ibirenze ibyo dushoboye. Ni urwego yashakaga kugaragaza rw'ibintu bikomeye yarwanye nabyo. Ariko aravuga ngo muri ibyo bikomeye, mu guhanwa n'abantu, mu gusigwa n'abantu, mu kaga yatewe na bene se, mu kaga yatewe na bene wabo, yashakaga kugaragaza ibyanyuramo. Abakristo benshi, abagenzi bajya mu ijuru, baca mu bintu akenshi birenze ubwenge bwabo n'ubushobozi bwabo. Abenshi bava ku Mana, abenshi batakaza Imana kubera ibyo birushya n'ibigeragezo. Ariko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ntuzajya urambirwa uwo musaraba, ujye ubwira Yesu ngo nyengerera imbaraga mwami wanjye. Kirazira gutura umusaraba naho waba uremereye birengereje. Ntabwo umuti ari ukuva ku Mana, ntabwo umuti ari ugutakaza Imana, ahubwo tubeshwaho no gusenga. Mu gihe cyose ugeze mu birenze ubwenge bwawe, egera Imana. Egera Imana mu gusenga, egera Imana mu kubana n'Imana. Gerageza kwirukana amajwi yose agukura ku Mana, ahubwo ugerageze kwiyegereza ibintu byose bikwegereza Imana. Niho umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo nzafata ibimungisha Imana mbigira impamvu yo kuyegera. Ndavugana nawe waguye, ndavugana nawe utagiterana, ndavugana nawe wavuye mu murimo w'Imana. Iki ntabwo ari igihe cyo kureka Imana, ahubwo ni igihe cyo kwegera Imana. Ongera wegera Imana mu gusenga. Imana izi ikizakora. Ndagira ngo utwarire ijambo rivuga ngo Imana izi ikizakora. Hari igihe Satani agusura akakwereka yuko nta buzima buhari, akakwereka yuko birangiye. Ariko ndagira ngo na nyuma ya 0 irakora. Aha bigishwa bari mu kidatura. Bibiliya iravuga ngo bari mu kidatura. Nta butike yari ihari, nta byo kurya byari bihari, nta
y'ibishyimbo yari ihari, n'ay'ibijumba yari ihari, n'ay'ibirayi yari ihari, n'amaduka yarahari, na resitora zari zihari. Ariko Yesu abwira abigishwa ngo abo bantu bicaye aho ngaho nimwe mubagaburira, kandi ari mu kidaturwa. Birabatangaza, baramubwira ati aha ni mu kidaturwa ntabihari. Ngo bari bafite imitsima inga 5 n'amafi 2. Baramubwira ngo nibyo bihari byonyine. Yesu arababwira ngo nimwicaza abo bantu. Ndagira ngo mubwire ngo no mu kidaturwa Imana iri kumwe nawe. Naho twakwita ubwo buzima ubayemo bwo mu kidaturwa. Mu kidaturwa ni ahantu wibona uri wenyine. Mu kidaturwa ni ahantu utagira umuntu ugusura. Mu kidaturwa ni ahantu umuryango ukoresha ibirori n'ugwamagare kuko bazi uko ntacyo uri bumaremo, ntacyo uri butwerere. Mu kidaturwa ni ahantu inshuti zigusiga wenyine. Mu kidaturwa ni ahantu wumva yuko uri mu buzima bwa wenyine. Mu kidaturwa ni hahandi urya bikugoye. Mu kidaturwa ni hahandi wisanga muri ubwo buzima. Ariko ndakubwira ngo no muri icyo kidaturwa uhagazemo Imana iri kumwe nawe. Nubwo ubaye mu buzima bwo kwitendeka, bwira ngo ni bucyo ukabona umwaka urashize utazi bijya mbere, ariko nje kukubwira ngo Imana izi ikizakora. Reka nkubwire ngo ibyiza wavuganye na Kristo, kandi Kristo mwavuganye n'abeshya. Ni Imana isohoza amasezerano, yavuze ibirenze ubwenge bwawe. Ntukangwe n'imyaka bimaze, ntukangwe n'uko biremereye, ntukangwe yuko utazi. Imana izi ikizakora. Uhagaze mu ntambara zigukomereye, uhagaze mu ntambara zituma wumva usenga n'isengesho nirizamuka, ariko umwami Yesu azi icyo azakora ukava aho hantu. Imana yambukije Abisiraheli inyanja itukura n'amaguru. Imana yatunze Abisiraheli imyaka 40 nawe wagiye guhinga, barya banywa, barya ibyatekewe mu ijuru. Imana yatunze Eliya ku kagezi Kereti kakami kamwohereza Serifati. Nje kukubwira ngo ifite inzira zawe. Akenshi wumva nta nzira zihari, akenshi ubona nta zihari, ariko Imana ifite inzira zawe kandi zikizakora. Haleluya. Imana yabeshejeho Mose ari igihe cyo kwicwa kw'abana, akarerwa na nyina mu mugambi wayo, yitwa umukobwa wa Farawo, akinjira